Ikaze cyane wakoze kubana natwe kuri The Fina Topic. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe jya hasi kandi subscribe ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nkuko mumenyereye dusobanura amazina, tugiye gusobanura izina Callixte cyangwa se Callixte. Callixte ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rishobora no guhabwa umukobwa rimwe na rimwe, rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigiriki risobanuye umwana mwiza cyane. Callixte aba ari umuntu uzi ubwenge cyane, wanga agasuzuguro, ureba kure kandi uzi uburyo butandukanye yakoresha ngo agere ku cyo yifuza. Callixte aba ari umuntu ushimishije, uzi kuganira no kwisanzura mu bandi bigatuma abantu bamwiyumvamo cyane. Callixte azi kugira ibanga, byaba iby'ibyiza cyangwa ibibi yamenye igihe yumva ko atari ngombwa ko abivuga. Callixte kandi ngo arakarira rimwe, ntabwo aba agira umujinya cyane. Callixte kandi ngo ikintu cyose cyo kurenzaho cyaramwihishe, n'igihe ngo yishimye bigenda gutyo, akubwira ikimuri ku mutima kandi akakubwira uko icyo agutekerezaho. Niyo waba umurenzeho cyangwa uri munsi ye cyane, bigaragarira ko bidakwiye ngo abe yakubwira icyo agukundira cyangwa ngo icyo agutekerezaho. Callixte aba azi kwivuga ibigwi kandi no kwivugaho cyane, mbese ngo ibimwerekeyeho byose ku buryo aba ari intyoza mu buryo bugaragarira buri wese. Callixte kandi ngo aba akunda kuririmba, gukina ikinamico, kwandika, kwiga indimi, gukora ubucuruzi, kwigisha n'ibindi hamwe n'ibindi byinshi birimo ibintu byamufasha kugaragaza ibitekerezo bye. Callixte kandi ngo ahantu aba avuka ntabwo hamuca intege, ahubwo ngo aba yizera ko ubuzima bushobora guhinduka umunsi ku munsi, mbese ahorana icyizere kandi bikunda kumuhira ubuzima akabugeraho. Uwo ni Callixte twagusobanuriraga uyu munsi. Nawe ushaka ko tuzagusobanura izina, jya hasi muri comment section uzaritwandikire tuzarigarukeho ubutaha. Mwakoze kubana natwe, mukore subscribe, ni inkunga ikomeye. Nakagaruka.